Abagore bamwe usanga bakoresha amafaranga menshi bagura amavuta ahenze kugira ngo bagire uruhu rwiza, ariko si kuko byaba ari ryo banga ryo kugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari, uruhu rwose ubona rufite itoto buri wese areba akarwifuza. Igihari rwose ni uko kwisiga amavuta ari ngombwa, ariko burya ntago bigira uruhare runini umuntu yagira uruhu rwiza ku buryo burambye. Agura amavuta ahenze rwose, ndetse amwe warangiwe n'abaganga b'uruhu utangiramwe akanga ukongera ugashaka n'andi rwose ukabona nta gihinduka. Kuba nta gihinduka rero kankubwire yuko hari aho biba bipfira, aribyo ngiye kukubwira muri iyi video. Gushishikariza kugumana nanjye kugeza ku musozo, kubera yuko ukwiriye kugira uruhu rwiza nani toto rigutera ishema igihe kirambye, kandi rwose bidagusabye yuko ukoresha amafaranga menshi cyane. Nongeye kubaha ikaze mwese abahisemo gukurikira Kiberinka TV. Mwawe ikaze bamikazi, nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza dora tubagezaho. Kanyuma y'aka kana gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse, ntimucikwe. Ibanga rero ryo kuba wagira uruhu rwiza kandi mu buryo burambye rikubiye mu byurya. Buriya rero ne cyane ndirarikira ibintu bitagirira umumaro umubiri. Muri ibyo nta bindi ni amafiriti, sukari nyinshi, ni inzoga se n'ibindi nk'ibyo. Rero niba wifuza uruhu rwiza, kuba wahindura imirire yawe ukayiboneza, ni ibintu rwose bizaguha uruhu ruhana itoto ku buryo rwose umuntu wese azajya kubaza ati se wisigahe mavuta. Ngibi ibintu rero ifunguro ryawe rya buri munsi rikwiye kuba ryibandaho kugira ngo ugire uruhu rwiza. Ifunguro ufata rya buri munsi rikwiye kuba rikungahaye ku binure byiza, aribyo healthy fats, ngo tubikesha urubuga healthline.com. Ifunguro rya buri munsi rikwiye kuba rikungahaye ku binure byiza na za vitamine zitandukanye, kuko aribyo bizatuma uruhu rwawe rumera neza. Ibi rero bisanga mu mbuto ndetse n'imboga z'ubwoko butandukanye, arizo ngiye kugenda mbabwira muri iyi video. Icyambere ukwiye kurya amafi ari fati, amafi afite ibinure. Amafi afite ibinure nka salmoni, mackerel ni kimwe mu biryo byiza rwose byaguha uruhu rwiza, kuko ya mafi akungahaye kuri omega 3. Omega 3 ikaba igira uruhare runini mu kuba wagira uruhu rwiza. Nuvuga ngo ya omega 3 ituma uruhu rugira ubworohere, na uruhu rwegeranye, mbese rufashe ku muntu. Hari igihe rwose umuntu afite uruhu ku buryo warukurura rugakweduka. Niba rero ufite omega 3, niba ufite omega 3 nkeya, uzasanga uruhu rwawe rwumagaye. Ikindi kandi omega 3 ituma umubiri wawe hatabaho kubyimbirwa bishobora gutera uruhu rwawe kuzana ibiheri, kugenda uzana amabara y'umutuku. Ikindi kandi iyo omega 3 ishobora gutuma uruhu rwawe rutaba sensitive, rutagirwaho ingaruka n'imirasire y'izuba yangiza uruhu, ariyo bita UV rays. Aya mafi rero afite ibinure, abarimo na vitamine E. Iyi vitamine E ikaba ari antioxidant. Iyi vitamine E ikaba igira uruhare mu kurinda uruhu gusaza imburagihe. Ikindi kandi aya mafi abafite proteine ziri hejuru. Proteine rero zikaba zigira uruhare mu kugiha uruhu imbaraga ndetse no kugira ubudahangarwa. Kandi aya mafi yasangamo zinke, ikaba igira uruhare mu gutuma umubiri utabyimbirwa, aribyo bita inflammation, kuva uruhu rwawe rwarwara indwara zitandukanye zirimo nk'ibiheri. Iyi zinke kandi ikaba inatuma uruhu rugenda rwiyugurura, rukora izi nshyashya zituma umubiri wawe usa neza. Ufite zinke nke mu mubiri wawe, usanga wa mubiri wawe ugize ibintu byo kubyimbirwa. Ikindi kandi niba ugize n'igikomere gitinda gukira. Ikindi kintu kidakwiye kubura ku ifunguro yawe ni avoka. Avoka rero ni bimwe mu mbuto zigira ibinure biri hejuru kandi ibinure byiza, aribyo bita healthy fats. Ibinure byiza rero bigira akamaro gatandukanye mu mubiri wawe, harimo no kuba wagira uruhu rwiza. Igihe rero wariye ibi binure byiza, bizatuma uruhu rwawe ruba flexible, ari uruhu. Ikindi kandi ari uruhu ruhehereye, rufite ireme. Kandi avoka ni kimwe mu bintu wasangamo vitamine E. Iyi vitamine E rero ikaba ifasha uruhu rwawe kudasaza imburagihe. Iyi vitamine E ikaba ikunze kugira umumaro cyane iyo ifatiwe hamwe na vitamine C. Ikindi kandi muri avoka usangamo vitamine C igira uruhare mu kurinda uruhu kumagara,
gukanyarara ndetse no kuba uruhu rwagenda rusaduka, bya bindi umuntu ashobora kuvuga ngo yazanye imyate bitewe n'uko uruhu rukanyaraye cyane. Icya gatatu, ukwiye kuba ukoresha amavuta y'ibihwagari. Ubundi muri rusange ibintu by'ubunyobwa ndetse n'ibintu by'inzuzi ni isoko nziza y'intungamubiri zituma uruhu rumera neza. Ibihwagari rwose ushobora kubirya nk'imbuto cyangwa ukabikoresha nk'amavuta. Ikintu cya kane ukwiye kurya ni ibijumba. Ibijumba rwose usanga cyane cyane abanyarwanda batabikunda, bamwe bavuga bati ibijumba nariye mu buhinja rwose birahagije, nta bindi bijumba nkeneye, ariko burya ibijumba ni byiza ku ruhu rwawe. Ibijumba rero cyane cyane bya bijumba by'umuhondo biba bikungahaye kuri beta carotene, ikaba ibisangiye na karoti ndetse na za epinari. Iyi beta carotene rero ituma uruhu rwawe ruba rwiza kubera yuko ikora nk'aho uburyo bwa karemano bwo kurinda uruhu rwawe kwangizwa n'izuba. Ibi bigatuma uruhu rwawe rutababuka, ikindi kandi ntubone ari uruhu rwangiritse rushaje cyangwa rukanyaraye cyangwa rufite n'iminkanyari. Ikindi kandi iyo wariye iyi beta carotene mu buryo buhagije uzasanga uruhu rwawe rwose rukeye, ubona ari ukuntu rushayininga. Ikindi kintu ukwiye kuba utabura ku ifunguro ryawe ni borokori. Borokori rwose zikungahaye kuri vitamine ndetse n'imyunyungugu y'ingenzi ku ruhu rwawe. Aha harimo zinc, vitamine A na vitamine C. Ikindi kandi usangamo na luteyine na karotenoide. Ibi ngibi bikaba bikora nka beta carotene. Ibi ngibi icyo bifasha uruhu rero nuko bituma rwa ruhu rwawe rudakanyarara, rutanazana n'iminkanyari imburagihe. Ikindi kintu ukwiye kuburya ku bwinshi ni inyanya. Kugeza kuri uyu munota ndakeka ibintu nakubwiye rwose wumva ari ibintu wabona mu buryo bworoshye kandi bitanahenze cyane. Inyanya rero zikungahaye kuri vitamine C, ikindi zikaba zikungahaye kuri karotenoide, niyo mu bwoko bwa lycopene. Ikindi kintu ukwiye kurya kenshi niba ushaka kugira uruhu rwiza ni soya. Soya yifitemo isoflavone, ikaba igirira akamaro uruhu rwawe. Ubushakashatsi bumwe bwakozwe ku bagore bari bageze mu myaka ya za 30 bwagaragaje yuko kuba bararyaga soya buri munsi hagati y'ibyumweru 8 ndetse n'ibyumweru 12 byagaragaje yuko bari bafite yatangiye kugabanuka ndetse n'uruhu rutangira kuba ari uruhu rwiza, uruhu rukweduka rufite umwimerere mwiza. Ikindi kandi ku bagore bageze mu izabukuru barenze ikigero cya menopause, kuba barya soya byagaragaje yuko bigabanya ukuba uruhu rwa kanyarara, uruhu rwose rukaguma rufite itoto ndetse rufite n'ukuntu. Ikindi kintu nanone gituma ugira uruhu rwiza wagakwiye gufata kenshi ni green tea. Green tea irinda uruhu rwawe kuba kwangirika ndetse no gusaza. Iyi green tea isangwamo catechins, ikaba igira uruhare mu gutuma uruhu rwawe ruba rwiza mu buryo bwinshi. No muri ibyo ngibyo rero no kuba yarinda uruhu rwawe kuba rwakwangizwa n'izuba. Ikindi kandi kunywa green tea bigabanya kuba uruhu rwa kanyarara, ese ugasanga uruhu ruhehereye kandi rufite itoto. Ikindi kintu warya ukagira uruhu rwiza ni kokombure. Kokombure rwose ni kimwe mu bintu kimaze kumenyerwa mu kuba abantu bagira uruhu rwiza. Mu gitera abantu kugira uruhu rwiza bose kokombure usanga zigize ingaruka nziza ku ruhu rwawe, byaba ari ukuyikoresha inyuma nko kuyisiga ndetse no kuba wayirya, uruhu rwawe rworohera kandi ugasanga ni uruhu ruteye amabengeza. Ikindi kandi kokombure igabanya iminkanyari ndetse n'imirongo ikunda kuza hano hafi y'amatama. Ikindi kandi niba ubona uruhu rwawe rwose rwijimye cyane, niba ukoresheje kokombure uzasanga uruhu rwawe rugenda rucya ubyifuza. Ikindi kintu ukwiye kuburya ni indimu ndetse na oranje. Izi ndimu rero zikaba zikungahaye kuri vitamine C ndetse zikaba zifitemo ubushobozi bwo kurwanya bagiteri zo kugutera infection ndetse no kuba warwara ibiheri. Nta yindi mpamvu nuko byubaka ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Kandi niba ushaka n'uruhu rukeye rwose, izi ndimu ndetse na oranje bizabigufashamo uruhu rwawe rugaragare nkaho rukeye. Kundi rero umubiri wawe ufite ubudahangarwa no kuba uruhu rwawe rwasaza imburagihe rwose bizagenda bigabanyuka. Ikindi kintu ukwiye kuba warya kenshi ni ibihumyo. Ibihumyo bikungahaye kuri vitamine D, selenium ndetse na antioxidant. Ibi bikaba bituma uruhu rutaterwa na infection zitandukanye harimo izitera ibiheri n'ukundi kwangirika k'uruhu rwo mu maso bijyanye nabyo. Ikindi kandi ibihumyo bigira uruhare mu kuba uruhu rwatinda gusaza, igenda ituma uruhu rwawe rutazana iminkanyare ndetse na fine lines. Nkuko tubikesha urubuga Farm Easy. Tugeze ku musozi nkuru yacu no munsi, ndakeka rwose ibintu nakubwiye wumvise yuko ari ibintu wabona mu
buryo bworoshye, ni ibintu usanzwe urya mu buryo butandukana ariko wenda ntubikoreshe kenshi. Icyo nagushishikariza ni uko wabyinjiza mu ifunguro rya buri munsi kugira ngo unogerwe ibyiza biturukamo. Reka ngushimire ko wabanye nanjye kugeza ku musozo. Niba kunze ibyo twakuganije nagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe tuzacikwa n'ibindi by'ubutaha. Kandi waduhamagara kuri nimero iri hasi cyangwa ukanatwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa ukaduha igitekerezo cyawe ku ngingo twaganiriyeho. Kamubwire nti nakagaruka, amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.